Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe kandi bagirire neza, ibiteho aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze aze kwifuza kwa buri muntu wese. Tugeze umwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga, turirimba indirimbo yo mu gitabo, dusome n'ijambo ry'Imana, dusoze dusenga, ibindi Imana iduhane umugisha. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, tugushimiye neza n'urukundo rwawe, dushimye ko abanya natwe ukaturinda. Mana wagize neza, icyubahiro ni icyawe. Tugeze umwanya mwiza wo kuba imbere yawe, turakwinginze kugira ngo twese tuboneze rwose, twigishe amaraso yawe amenye ku musaraba w'i Golgotha. Ukimara kutubabarira, ngwino ubane natwe, ntabe ari twe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze kumvisha gusenga ubu n'iteka ryose, amen. Tugakomeza turirimba indirimbo y'150 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu byiza Imana yavuze byose, ntakiruta iki ko Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye, kandi iyo nyobye nkamushavuza, ntareka kunkunda ntakwiriye, kandi igisubiza aho Yesu ari, cyane n'ukwibuka urukundo rwe. Ndeba ubwiza bwe bwo mu ijuru, nzajya ndirimba iteka ryose, nzajya mubaza ndirimba ntya nti, Yesu ni iki cyakunkundishije? Kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kuncunguza urupfu rubi, kuko arankunda ndabizi neza, nanjye ndamukunda ndamushima. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye. Tugiye gukomeza dusoma ijambo ry'Imana, dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, ibice ni 4 kuva ku murongo wa 4 kugeza ku wa 13. Reka nsome mu izina rya Yesu. Mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Yemwe nongeye kubivuga nti mwishime. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywa n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose, ayo umuntu yamenya azarinde imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose, n'ibishimwa byose, nihaba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, aba ari byo mwibwira. Ibyo nabigishije, ibyo nababwirije, ibyo mwanyumvanye n'ibyo mwambonanye, aba ari byo mukora. Nuko Imana itanga amahoro izabane namwe. Nishimiye cyane mu mwami wacu, kuko nanone nubwo byatinze mwongeye kunzirikana. Icyakora mwaranzirikanaga, ariko mwaburaga uburyo. Ibyo simbivugiye ku yuko nakenaga, kuko uko ndi kose nize kunyurwa n'ibyo mfite. Nzi gucishwa bugufi, ni nako kugira ibisaga. Naho naba ndi hose
nuko naba ndi kose nigishijwe uburyo bwo kwihanganira byose, ari uguhaga, ari ugusonza, ari ukugira ibisaga cyangwa gukena, nshobozwa byose na Kristo n'imbaraga. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uyu munsi nifuje ko tuganira rino jambo ry'Imana dusanga mu Bafilipi ibice 4 umurongo wa 4 kugera kuri 13. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Yewe nongeye kubivuga nti mwishime. Ukuri mureke tujye twishimira mu mwami. Kwishimira mu mwami ni iby'igiciro, kuko ni ukuri ibyishimo birahenda, ariko nta handi ibyishimo biva mu Mana. Ibyishimo no kunezerwa kugira umumaro kandi kurama ni ukuba wishimira mu mwami, kubera ko ibyishimo byo mu isi birashira, bigira igihe bigashira, ariko iyo wishimiye mu mwami, iyo wishimanye n'Imana, iyo ushimira Imana, ni ukuri amahoro yayo itanga nawe urayagira. Ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Ni ukuri ngo ineza yacu imenywe n'abantu bose, kuko umwami wacu ari bugufi. Mureke dukore neza kandi ku bantu bose, twirinde kurobanura ku butoni, kuko ijambo ry'Imana mu migani riravuga ngo kurobanura ku butoni si byiza. Ni ukuri Imana itubabarire, nimureke ineza yacu imenywe n'abantu bose, kuko umwami wacu ari bugufi. Ni ukuri umwami azaza kandi ntazatinda. Mureke dukore ibyiza tugifite uburyo. Ngo ntimukiganyire icyo mwiganyira, ngo ahubwo ibyo mushaka byose bimenywa n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Ni ukuri ntihakagire uwiganyira. Ijambo ry'Imana muri Matayo riratubwira ngo ntimukiganyire ngo tuzarya iki, ngo tuzanywa iki, ngo nitubanze dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ngo ibindi byose tuzabyongererwa. Ni ukuri nimureke dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, kuko Imana izi ko ibyo ngibyo byose tubikeneye. Imana izi yuko ibyo biguhagaritse umutima ubikeneye. Imana izi neza icyo kibazo uri kunyuramo ko ukeneye kugisohokamo. Imana izi yuko ubwo burwayi urwaye ushaka kubukira. Ni ukuri Imana itugirire neza, ngo nitubanze dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose tuzabyongererwa. Nuko ngo amahoro y'Imana ahebuje rwose, ayo mu mutima yamenya azarindire imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Ni ukuri Yesu niwe utanga amahoro. Ngo Yesu, umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo amahoro Yesu aha abantu be, ngo ntagira akagero, ngo kandi ntarondoreka, ngo nutayata ntabwo wayakurwaho. Amahoro ni ukuri Yesu atanga. Ayo mahoro ni ukuri ntawayagukuraho. Ni ukuri Imana itugirire neza, buri wese naze kwa Yesu. Kandi ijambo ry'Imana muri Yohana 1 riratubwira ngo ufite uwo mwana ngo niwe ufite ubugingo, ngo ariko udafite uwo mwana w'Imana ngo nta bugingo afite. Imana itugirire neza rero, nimureke tugire Kristo Yesu mu mitima yacu, kuko ari utanga amahoro atajya arangira. Ngo ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose, n'ibishimwa byose, nihaba hari ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, aba ari byo mwibwira. Ni ukuri Imana ishaka yuko dukora ibyiza, ngo kandi by'ukuri, ngo tugakora ibyo kubaha, tukitwararika, kandi tugakora ibyiza, tukitwara nk'abantu bamenye Imana, kubera ko umuntu ufite Imana muri we agira imyitwarire itandukanye n'iy'abandi, agira ibyo avuga, agira amagambo akoresha, agira uko agenda. Kandi ni ukuri iyo ufite Mwuka Wera muri wowe, iyo ufite Imana muri wowe, ni ukuri Imana iguha uburere. Ntuvuge ibyo wiboneye, ntusubize abantu ko wiboneye, ahubwo ukavuga nk'umuntu ufite Imana muri wowe. Ngo kandi ngo ibyo gukiranuka byose, ngo ibiboneye byose, ngo n'ingeso nziza. Ni ukuri Imana ishaka yuko dukora ibyo gukiranuka, tukakiranuka ku gato no ku kanini, kubera ko ni ukuri byaba bibabaje tubuze gukiranuka, kubera ko ngo udakiranuka ni ukuri ngo ntazagera mu bwami bw'ijuru. Imana itugirire neza kandi idufashe cyane, kubera ko twebwe ntabwo twakishoboza. Ngo ibyo nababwirije
ibyo mwanyumvanye n'ibyo mwambonanye aba ari byo mukora. Imana ishaka ko dukora ibyo ijambo ry'Imana ritubwira. Ni ukuri mu ijambo ry'Imana harimo ikintu icyo ari cyo cyose, kandi ukurikije iri jambo ry'Imana wazagenda neza kandi ukazagera kure, kandi ni ukuri n'ubugingo ukazabubona, kubera ko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo dukore ibyo twamwumvanye, ibyo yatwigishije, ibyo byose biri mu ijambo ry'Imana. Nimureke rero dukore ibyiza nk'uko Kristo abikora, kuko ni ukuri Kristo araboneye, ntagira icyaha, ntakora icyaha. Mureke natwe rero dukore nka Kristo kandi tugire ingeso nziza, dukunda abantu bose. Ni ukuri natwe Imana izaduhemba. Ngo nishimiye cyane mu mwami wacu, kuko nanone nubwo byatinze nongeye kubazirikana. Icyakora mwaranzirikanaga ariko mwaburaga umwanya. Ibyo simbivugiye kuko nakenaga, kuko uko ndi kose nize kunyurwa n'ibyo mfite. Ni ukuri natwe twige kunyurwa n'ibyo dufite, kubera ko iyo umuntu yatangiye kwigereranya n'abandi, iyo umuntu atangiye kureba umugenzi we uko abayeho, umuntu agatangira kureba mugenzi we uko agenda, ugatangira kurarikira bya mugenzi wawe, bituma ukora icyaha ugacumura, kubera ko uba wabuze kunyurwa muri wowe. Buri wese rero nanyurwe n'uko ameze, uko Imana yamugize, kubera ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo iyo umutima ngo iyo kubaha Imana bifatanyije n'umutima unyuzwe ngo bigira inyungu nyinshi. Natwe rero nimureke tunyurwe nuko turi, tunyurwe n'ibyo dufite, two kurarikira iby'abandi, kuko Imana Pawulo yabwiye Abafilipi ati nk'uko nanjye nize kunyurwa. Natwe rero nitunyurwe mba ndi hose nk'uko naba ndi kose. Nigishijwe uburyo bwo kwihanganira byose, ari guhaga, ari ugusonza, ari ukugira ibisaga cyangwa gukena. Mushobozwa byose na Kristo imbaraga. Ni ukuri icyo uri kunyuramo cyose, ikiguhagaritse umutima, waba ukize waba ukennye, nyurwa n'ukuri, kubera ko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo dusaba tubyingingiye. Ni ukuri Imana irabizi. Icyo Imana ishaka nuko tubana tugashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose zabitwongerera. Mushobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ntago wakishoboza, niyo mpamvu ugomba gutunga Kristo muri wowe, niyo mpamvu ugomba kwimika Kristo muri wowe, niyo mpamvu ugomba kwegera Imana cyane, niyo mpamvu ugomba gusenga cyane no kwiga no gusoma ijambo ry'Imana, kubera ko Kristo niwe utanga imbaraga. Utafite Kristo muri wowe, ni ukuri izo mbaraga ntiwazibona zo kunyurwa cyangwa zo guca mu bikomeye, ntiwabona imbaraga zo kwihanganira ibyo uri kunyuramo. Ariko iyo ufite Kristo muri wowe, ni ukuri aragufata akagukomeza, mukabitambukanamo neza. Ni ukuri nawe ndakwingingira Imana kugira ngo Kristo agushoboreze, kandi Kristo umutunge muri wowe, kuko ufite uwo mwana we niwe ufite ubugingo. Wari kudafite uwo mwana w'Imana ngo nta bugingo afite. Imana itugirire neza rero kubwira ijambo. Reka dusoze dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe. Dushimiye kubwira ijambo, Mwami Imana. Iri jambo ryawe ni ryiza, iri jambo ni ryo kuduhwitura. Hari ibyo wari kutubwira tugomba kwitwararika. Tubwiye ko tugomba kwishimira mu Mwami. Ni ukuri nta handi twakura ibyishimo. Ibyishimo biva mu Mana nibyo byishimo bigira umumaro. Ibyishimo by'isi Mwami bijya bigeraho bikarangira. Ibyishimo Mwami by'ubutunzi bigeraho bikarangira. Ibyishimo by'icyubahiro bigeraho bikagira iherezo, ariko ibyishimo biri mu Mwami wacu ni ukuri ntago bijya birangira. Niyo mpamvu tukwinginze kugira ngo Mwami Imana ugiye kwishimira muri wowe, ugiye kwishimana nawe uko bwije nuko bukeye. Kandi Mwami turakwinginze kugira ngo gukora ibyo gukiranuka, kubera ko ijambo ryawe ryatubwiye ngo twige ngo dukore nk'ibyo wakoraga. Natwe duye gukiranuka kuko uraboneye, nta gukora icyaha. Natwe turinde icyaha n'igisa nacyo, turinde ikibi icyo ari cyo cyose. Kandi Mwami Imana ukomeze uduhe no kunyurwa uko turi, mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese yaba ari gucamo, Mana muhe kunyurwa, kugira ngo Mwami bitamutandukanya nawe, kandi nta wundi wamushoboza, kuko ijambo ryawe yatubwiye ngo ushobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ni ukuri natwe turakwinginze kugira ngo dushoboze, kandi udufate udukomeze, turwane intambara tuzi neza tutazi. Sengera abankurikiranye, buri wese uko akwifuza nakubone. Ni ukuri wari ucitse intege
intege muha imbaraga. Mwami Imana wari ubuze ibyiringiro muha imbaraga, wari utamye akava mu byizerwa muha imbaraga, wari ubuze kunyurwa muha imbaraga, maze Mwami yongera agaruke mu murongo muzima. Yishimire muri wowe kuko niho haba umunezero, niho haba ibyishimo, nta handi twakura ibyishimo. Ubutunzi ntibutanga ibyishimo Mwami Imana, icyubahiro ntigitanga ibyishimo, akazi ntigatanga ibyishimo, kubera ko turi hano mu isi dufashe igihe mu ntambara. Ariko ibyishimo utanga Mwami ntibijya bibura kuboneka uko bwije nuko bukeye. Kandi turakwinginze kugira ngo utange amahoro yo mu mutima ku bantu bafite intimba n'agahinda, ku bantu bihebye, ku bantu byayobeye. Mwami baha amahoro yo mu mutima kandi ubagirire neza, ukugenderera abandi nabo ntubareke Mwami, ngo urinde ubugingo bwacu kurenza ibindi bintu byose, kubera ko aribwo buzakubona. Mana dusengeye umurimo wawe, gabanya abarimbuka wongera abakizwa, abatarakumenya baye kukumenya, abadahinduka ubahindure mu izina rya Yesu Kristo. Abasubiye inyuma wongera ubambika imbaraga Mwami, turakwinginze wongera usuka ububyutse rwose, kandi Mwami wongera uha abantu gukunda ibyawe mu izina rya Yesu Kristo. Navuga byinshi ariko ntuze ntutuze, Mwuka Wera naza riherekeze rikora icyo wagambiriye mu izina rya Yesu, amen.